Sashimwe Maranatha. Uyu munsi twagize igitaramo cyiza kandi kinejeje. Imana nziza ihimbazwe. Reka ndebe abantu bari mwaya materaniro tugiye kubona naribwo bwa mbere bashyira ikiganza hejuru dusuhuzanye. Abo tugiye kubona naribwo bwa mbere, Imana ibaha imigisha mu izina rya Yesu. Reka ndebe abashyitsi barimo mw'iri teraniro batari abadiventiste b'umunsi wa karindwi, bongere nabo bashyira ikiganza hejuru dusuhuzanye. Abashyitsi, Imana ibaha imigisha mu izina rya Yesu. Mwebwe mbonye muri abashyitsi, uwo tutaraha impano y'igitabo atambuka hano tukimuhe. Muri abo bashyitsi mbonye bashyize ikiganza hejuru batari abadiventiste umunsi wa karindwi, uwo tutaraha igitabo aze tukimuhe. Ariko uwo twagihaye muri aya mavuna ntazi. Imana ibaha imigisha. Tugiye kubaha igitabo cyiza nanjye nahaweho impano igihe nari nshoje amavuna, cyitwa Intambwe zigeza umuntu ku bubyutse. Iki gitabo Imana ikibahereho imigisha mu izina rya Yesu. Reka turebere hamwe ijambo ry'Imana ry'uyu mugoroba. Twize ibyigisho bitandukanye muri aya materaniro, ariko hari ikintu uyu munsi tugiye kurebera hamwe. Tugiye kurebera hamwe icyigisho cyitwa kugeragezwa. Kugenza gute? Abantu benshi bageragezwa iyo bagiye guhabwa akazi, bakabagerageza mu nyandiko, nyuma yaho bakabagerageza mu mvugo, babitegereza mu maso ngo barebe ko uwo muntu azashobora gukora ibijyanye n'akazi bamuha. Bashobora kumubaza ibibazo batandukanye, umwe abaza undi abaza, ngo barebe ko azi kwitegereza abo bavugana n'uburyo asubiza, adasobwa n'uburyo ahubuka, bakabona ko ariko azajya ahubuka no mu kazi. Bakamucencura bakareba ko akwiranye n'ako kazi, babona atagakwiriye bakamukuramo, babona agakwiriye bakamushyira muri bake bashobora guhabwa ako kazi. Abo nabo barongera bakabakoramo ubufindo badahari, bakareba uwahagaze neza ashikamye warushije abandi, maze agahabwa akazi abandi bakakabura. Mu bijyanye no kuzajya mu ijuru ho naho hari ibintu bitangaje. Ibyo abantu bazabazwa biba bizwi, kandi mbere yuko dutangira iki cyigisho cyitwa kugeragezwa, reka tubanze dusenge. Turagushimye Mana, izina ryawe rihimbazwe. Hari ibigeragezo byinshi twagiye duhura nabyo ukadutabara. Hari n'ikigeragezo kiri imbere yacu kigiye kugerageza isi yose. Turagusaba ngo nacyo ubwo kigiye kuza uzadutabare. Mbere yuko akiza uzabe waraduhaye umwuka wera. Tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Muri Matayo igice cya 4 umurongo wa 1, Yesu yajyanwe n'umwuka mu butayu, maze igihe yajyanwaga n'umwuka mu butayu yari agiye kugeragezwa n'umwanzi. Niho Satani yaje kumugeragereza, maze aramugerageza. Umwami wacu aratsinda. Mu rwandiko rwa mbere rw'Abikorintho igice cya 10 umurongo wa 13, Yesu yaravuze ngo nta kigeragezo kibasha kubageraho kitari rusange mu bantu.
kandi Imana niyo kwizerwa, kuko itazabakundira kugeragezwa ibiruta ibyo mushobora, ahubwo hamwe n'ikigeragezo, hamwe n'ikibagerageza izabacira akanzu. Izagenza ite? Izabacira iki? Kugira ngo mubone uko mubasha kukihanganira. Kugira ngo mubone uko mubasha kugenza gute? Kukihanganira. Abatazi kwihangana rero ntabwo bazahura n'icyo kigeragezo ngo bakimaremwo kabiri. Hari ikigeragezo kiri hano imbere gitegereje isi yose, kitarimo ko abantu babuze amafaranga yo kujyana abana ku ishuri. Dore ubu nibyo bigezweho muri aya matariki. Ubu bamwe nibyo bari bakennye bimwe babiretse ngo bakunde abana bajye ku ishuri, kandi koko ni ingenzi. Ikigeragezo kizaza gitandukanye n'ibyo. Ibyahishuwe 13 umurongo wa 11. Haduka inyamaswa ivuye mu gitaka. Ibi nta muntu uri hano w'umudiventista hari utabizi. Handitse ngo nuko mbona indi nyamaswa izamuka iva mu butaka, iyo yo yari ifite amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama, ivuga nk'ikiyoka. Ibintu twabyize bitaraba, tubyiga imyaka myinshi. Iyo handitse ngo mbona inyamaswa iva mu butaka, baba bavuga Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavuye ahantu hatari hasanzwe hatuwe. Uyu munsi ntabwo ndavuga ibintu byinshi cyane, ariko ndasoma ibintu byinshi. Ariko sindavuga byinshi cyane, ariko ndasoma byinshi cyane. Maze iyo dusoma ibyerekeye n'aya magambo ngo iyo yo yari ifite amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama, ihembe rimwe kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rivuga iyobokamana, irindi rikavuga politiki. Ariko dusoma ngo ayo mahembe yari nk'ay'umwana w'intama. Iyo uyireba Leta Zunze Ubumwe za Amerika wabonaga imeze nk'umwana w'intama. Igihe bajyaga muri Amerika bahunze akarengane kakorwaga na kiliziya ifatanyije n'abami b'abapagani, bageze hakurya muri Amerika maze barayateze tuzabaho turi abantu b'Imana tudafite ubuyobozi, maze bitoramo ubuyobozi bagira ababayobora barakomera. Icyo gihe bagize ubuyobozi, politike yaje kuzasumba iyobokamana, kuko no ku mafaranga yabo bashyiragaho uruhande rumwe Bibiliya ko bayemera, ku rundi ruhande bagashyiraho abayobozi babo bakavuga yuko bemera Imana, ariko n'ubuyobozi bwo mu isi bakwiriye gukurikiza gahunda zabwo, ariko bigezaho iby'Imana babishyira hasi. Ariko ikintu gitangaje, uyu murongo uravuga ngo iyo nyamaswa yari ifite amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama. Maze kuyavuga, rimwe rivuga politiki, irindi rikavuga iyobokamana, ariko umurongo ukomeye nuvuga ngo ivuga nk'ikiyo. Ibyanditswe nisomeye namwe mwasomye bamwe byavuga ko bazavuga nk'ikiyoka igihe bazaba bategetse ko abantu bose basenga ku munsi umwe w'icyumweru, kandi ko muri icyo gihe hazabaho imbaraga zikomeye cyane, ndetse ngo igihe izatangira kuvuga ibinyuranye n'iby'ijambo ry'Imana ryemera. Bahagera icyo gihe ntabwo bari kuvuga ngo umugabo ashyingiranwe n'undi mugabo, ntibari no kuvuga ngo umugore ashyingiranwe n'undi mugore, kubw'imbaraga bari bafite. Ariko uyu munsi wa none ibyo ntabwo babikangwa, kuko uyu munsi wa none ibyo barabyemera cyane. Ariko ikintu gitangaje, itegekesha ububasha bwose bw'aya nyamaswa ya mbere mu maso yayo ihatisi n'abayirimo, ngo baramye ya nyamaswa ya mbere yakize uruguma rwayishe. Inyamaswa yakize uruguma rwayishe ni ubupapa, igihe bwarwanyaga abana b'Imana maze bwarenganya abera. Maze General Berthier wari umugaba w'ingabo za Napoleon agafata Papa Pio wa gatandatu akamufungira muri gereza y'Ivalence mu Bufaransa. Icyo gihe Papa yamazemo umwaka wose muri gereza, maze aza kuzapfira muri iyo gereza ashiramo umwuka, maze ubuhanuzi buvuga ngo inyamaswa ikomeretse uruguma rwica buba burasohoye. Hari mu cya 798.
haciyeho imyaka myinshi, maze nyuma yaho ubupapa buza kongera gukora. Igihe bwongeraga gukora ubuhanuzi buvuga ngo iyo nyamaswa yari yakomeretse uruguma rwica, nyuma rurongera rurakira. Igihe ubupapa bwongeraga gukora ubuhanuzi, n'ubundi bwongeye kugenza gute? Gusohora. Ariko iyi Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaranditse ngo itegekesha ububasha bwose bwa ya nyamaswa ya mbere. Mu maso yayo hatisi n'abarimo ngo baramye. Ariko ikintu gitangaje, ihatisi n'abayirimo ngo baramye ya nyamaswa ya mbere yakize uruguma rwayishe, kandi ikora ibimenyetso bikomeye, imanura urumuri ruva mu ijuru rwa mu isi mu maso y'abantu. Iyo besha bari mu isi ibyo bimenyetso yayo gukorera imbere ya nyamaswa, ibabwira kurema igishushanyo cya ya nyamaswa yari ikomerekejwe n'inkota ikabaho. Igishushanyo ni uruvange rw'amadini. Ibabwira kurema igishushanyo cya ya nyamaswa yari ikomerekejwe n'inkota ikabaho. Igishushanyo cy'inyamaswa ni uruvangitirane rw'amadini. Naho ikimenyetso cy'inyamaswa ni umunsi w'icyumweru washyizweho na Mutagatifu Silvestre wa mbere, ni nawe wa mbere wambaye ikamba ry'ubupapa. Ariko mwumva amagambo akomeye. Yababwiye kurema igishushanyo cya ya nyamaswa, ariko ntabwo igishushanyo cya ya nyamaswa ariyo yakiremye, ahubwo yabwiye abantu ngo ntibakireme. Abanyamadini ubwabo nibo bagomba kukiremera, ariko inyamaswa ari ibibabwiye. Iki nyamaswa izakora ni iki? Ihabwa guha icyo gishushanyo cy'inyamaswa guhumeka. Kabiri, ngo kivuge. Gatatu, cyicisha abatakiramya bose. Ihabwa guha icyo gishushanyo cy'inyamaswa. Iyo yarategetse ngo ntibakireme, bahise bakirema, icyo cyo cyamaze kuremwa. Iyo ihabwa kugira guhumeka, icyo cyaremwe ryari. Hari ikintu gitangaje. Ku itariki 23 z'ukwezi kwa 9 2015 nibwo bwa mbere mu bapapa babayeho. Papa yagiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu bapapa 200 bari bashize, bamwakiriye muri White House, maze bagira ubuntu bumwe bukomeye. Kandi imbere yaho ibyanditswe byavugaga yuko kuva karengane kabaho byari bitarabaho na rimwe. Ariko ibyanditswe byaravuga ngo nimubona ubupapa burambuye ikiganza bugafatana n'ubuprotestante, niko inyandiko ivuga, muzamenye ko umwami wacu ari bugufi. Imitima y'abera yagombaga gukanguka ikitegura Yesu cyane. Ariko ikintu cyantangaje, nyuma yaho gato imitima y'abantu benshi yarakangutse. Ariko nyuma gato cyane, muri iki gihe cy'umwijima, imitima y'abantu irongera irasinzira, isubira uko yari imeze kera. Ariko abantu bazatungurwa. Bibiliya iravuga ngo mu gihe abantu bazabavuga ngo ni amahoro, ni amahoro, nta kibi kiriho, nibwo kurimbuka kuzagenza gute? Iyo ibintu byavuzwe cyane bikavugwa, ntabwo ubundi ari byiza ko bihora mu matwi y'abantu. Aho bizazira, abazabyakira bazabiteruza amaboko abiri. Ihabwa guhica gishushanyo cy'inyamaswa guhumeka. Ubu kiri guhumeka. Umurongo usigaye nuvuga ngo kivuge, n'undi usigaye cyicisha abatakiramya bose. Itangazo rizatangarizwa rimwe ku isi yose, nibwo igishushanyo cy'inyamaswa kizaba kivuze. Kandi igishushanyo cy'inyamaswa uruvangitirane rw'amadini ruyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bazatangaza itegeko rimwe ngo abantu bose basenge ku munsi washyizweho, ari wo munsi w'icyumweru. Iryo tangazo niritangazwa nibwo kizaba kivuze, rizakurikirwa n'iryitwa ngo cyicisha abatakiramya bangana iki bose. Maze uyu murongo
itera bose boroheje n'abakomeye n'abatunzi n'abakene n'ab'umudendezo n'ab'imbata gushyirwa ikimenyetso mu kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga. Mu kiganza cy'iburyo bivuga iyo dusoma ngo mu ruhanga bivuga kwigishwa izo nyigisho z'ibinyoma zirimo n'ibitangaza abantu bakaziyoboka. Mu kiganza cy'iburyo bivuga gushyira mu bikorwa. Ubu nta kiraba, ariko abantu baraje bazamenye ko ibintu byari bikomeye, kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda keretse afite icyo kimenyetso cyangwa izina rya ya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Iryo tangazo nirimara gutangazwa nta muntu uzongera kwemererwa kugura cyangwa kugurisha keretse afite ikimenyetso cy'iyo nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Ariko njye ndisomera ikintu gitangaje. Ni bande bazarokoka iki kigeragezo bakagitsinda? Abazarokoka icyo kigeragezo bakagitsinda bazaba bameze bati? Ndasoma amagambo yantangaje cyane. Mbese abazarokoka icyo kigeragezo bazaba bameze bate? Inyandiko ivuga iki? Isi igiye kugera mu gihe giteye ubwoba. Isi igiye kugera mu gihe giteye iki? Isi ngo igiye kugera mu gihe giteye iki? Ubwoba. Paje 424 intambara ikomeye. Isi igiye kugera mu gihe giteye ubwoba. Amahanga yose yo ku isi yifatanyirije hamwe kurwanya itegeko ry'Imana. Azatanga itegeko ry'uko bose abakomeye n'aboroheje, abakire n'abakene, ab'imbata b'umudendezo bazagendera ku migenzo y'itorero yo kuruhuka ku munsi w'isabato y'ikinyoma, torero ry'i Roma. Abatazumvira iryo tegeko bazahanwa n'ubutegetsi, hanyuma bacirwa urubanza rwo gupfa. Ku rundi ruhande, itegeko ry'Imana ryerekeye umunsi w'ikiruhuko Umuremyi yashyizeho ugomba gukurikizwa kandi ukerekana umujinya w'Imana uri kugomera amategeko yayo. Nyamara ikintu gitangaje, ikibazo gishingiye aha: umuntu wese ukandagira itegeko ry'Imana bikoreye kugira ngo yumvire amategeko y'abantu bizaba bihwanye no kwakira ikimenyetso cy'inyamaswa. Uyu munsi nta muntu urashyirwaho ikimenyetso cy'inyamaswa n'umwe, ariko iri tegeko niritangazwa abantu benshi bazarikurikiza, bizaba ari byo byitwa kwakira ikimenyetso cy'inyamaswa. Ikintu gitangaje aha ngaha, nyamara nta n'umwe uzagerwaho n'umujinya w'Imana umeze utyo keretse igihe azaba amaze guhabwa amahirwe yo kumenya ukuri mu ntekerezo ze no mu bwenge bwe, maze akakwanga. Ikibazo aho gishingiye ngo nta n'umwe uzagerwaho n'ikigeragezo atarabanza kwigishwa ngo mu bwenge bwe no mu kuri kwe amenye ukuri ngo maze akwange. Abantu benshi bigishijwe ukuri barakumva, baragusobanukirwa. Bamwe bajya bikaza iyo bari kuvuga iby'ikigeragezo bakavuga ati ni cyiza tuzagitsinda. Uhora utongana mu rugo, none ngo uzatsinda ikigeragezo gituma upfa, kandi mu rugo utanatonganye wabaho. None ngo uzatsinda ikigeragezo kizatuma umutwe bawuca. Iyo abantu batari bageragezwa, iyo ikigeragezo kitaraza, abenshi bumva bagitsinda, ariko iyo kihageze nibwo bamenye ko ikigeragezo cyari gikaze. Abantu bagiye mu kizami barabizi, iyo ikizami kitaraza umuntu wese aragitsinda, ariko iyo kihageze abazwa ibyo yize agasubiza ibyo atize, cyarangira akamenya ko yashubije ibyo atize. Ku bantu benshi niko bigenda, siko bigenda? Iyo ikigeragezo kitari cyaza umuntu wese aragitsinda, kuko ibyerekeranye n'igihe kiri imbere ntawe uvuga ko atazagitsinda. Buri wese avuga ko azagitsinda, kumva ni ikintu cyoroshye, akumva mbese ni nko kuvuga ngo umuntu utemera gusenga ku cyumweru ntabwo azajya mu isoko. Akumva nibyo ati nzarireka ne kurijyamo maze nzarebe ko ntazabaho, maze akagira ngo ni uko kizaba kimeze. Ntabwo ari uko kizaba kimeze. Kizaba gifite izindi imbaraga zikiri inyuma za Satani, imbaraga zizagusanga aho uri wawe
zikazagusanga aho uri mu ishyamba, zikazagusanga mu rusengero wikingiranyemo, zikazagusanga aho ugenda mu nzira. Izo mbaraga si wowe uzazihiga, nizo zizaba ziguhiga. Umva uko ibyanditswe bivuga. Hari abantu benshi batari bigera babona amahirwe yo kumva ukuri kudasanzwe ko muri iki gihe. Ntibigeze bahabwa umucyo w'ukuri w'ihame ryo gukomeza itegeko rya 4. Usoma imitima kandi akarondora intekerezo zose ntazabarekera mu buyobe, kandi umuntu wese wifuza kumenya ukuri ku byerekeye intambara ikomeye, itegeko ryo kuruhuka ku munsi muhimbano w'icyumweru ntawe rizatungura. Umuntu wese azahabwa umucyo uhagije kugira ngo abashe kwifatira icyemezo ubwe adahubutse. Atagenje ati Imana ntishobora kujyana mu ijuru umuntu uhubuka, nk'uko umuntu abajijwe mu kizami agiye guhabwa akazi bakabona arahubuka, asubiza adatekereje, bashyiraho 0. Yesu ashimwe. Imana ntishobora kujyana mu ijuru umuntu wese ngo azifatire icyo cyemezo atagenje ati. Isabato izaba ikigeragezo gikomeye cyo kumvira, kuko ariyo shingiro nyakuri ry'intambara ikomeye. Isabato izaba ikigeragezo cyo kugenza gute? Cyo kumvira. Isabato nubwo abantu benshi bayigendamo uko babonye, nicyo kintu bagiye kuzageragerezwaho. Umva ikintu gikomeye. Kugeza ubu ababwiriza ukuri k'ubutumwa bwa Marika wa 3 bakomeje gufatwa nk'abacibikuba bisanzwe. Nk'abaciki ibikuba bigenje bite? Ubuhanuzi bwabo buvuga ko hari igihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndi kubisoma, zizabangamira umudendezo mu by'idini. Leta n'itorero bikifatanyiriza hamwe kurwanya abakomeza amategeko y'Imana, maze ubwo butumwa buhindurwa nk'ubufite ishingiro, nk'ubudafite ishingiro n'ubudafite agaciro. Byakomeje kuvugwa yuko nta na rimwe icyo gihugu kizigera gihakana uko cyahoze kuva kera, ko kizakomeza kuba ku isonga ryo guharanira umudendezo w'idini. Niko byavuzwe. Ariko igihe itegeko ryo guhatira abantu kuruhuka ku munsi muhimbano w'icyumweru dimanche rizahungabanya abantu bose, ibyo abantu benshi bashidikanyije igihe kirekire kandi bakanga kubyizera bizaba nk'ibibasatiriye. Yesu ashimwe. Amagambo atangaje nifuza. Ubwo umugaro uteye ubwoba uzaba wegereje. Ubwo umugaro uteye ubwoba uzaba ugenje ute? Hari ubwanditse ngo ubwo umugaro uteye ubwoba uzaba wahageze, handitse ngo umugaro uteye ubwoba uzaba ugenje ute? Niko inteko nini y'abantu bavugaga ubwabo ko bizera ubutumwa bwa Marika wa 3, ariko bakaba batarejejwe binyuze mu kumvira ukuri, bazava ku kejo maze bifatanye n'abarwanya ubwo butumwa. Bazava ku kejo bifatanye n'abarwanya iki? Ubwo umugaro uteye ubwoba uzaba ugenje ute? Wegereje. Hari ubwanditse ngo ubwo umugaro uteye ubwoba uzaba wageze, handitse ngo ubwo umugaro uteye ubwoba uzaba ugenje ute? Inteko nini y'abantu bavugaga ubwabo ko bizera ubutumwa bwa Marika wa 3 ngo bazava ku kejo maze bafatanye n'abarwanya ubwo butumwa. Umva ukuntu umurongo utangaje uvuga. Ubwo bazifatanya n'abisi kandi bagahuza nabo mu migambi, bazababona ibintu kimwe, maze ubwo ikigeragezo kizabageraho. Ibyo bintu byo kwifatanya n'abisi n'abarwanya ubwo butumwa bw'abantu bahoze ari abantu b'Imana, maze abo bantu bakabivamo, ibyo bizaba mbere y'ikigeragezo. Kandi ibyanditswe biravuga ngo maze ubwo ikigeragezo kizabageraho bazaba biteguye guhitamo ikiboroheye, aricyo ruhande rurimo benshi, aricyo ruhande rurimo abangana iki. Kandi abo bantu barahoze ari abantu b'Imana, ariko bakazira ko batereshejwe ukuri. Bibiliya iravuga ngo 17 Yohana, ubereshe ukuri, ijambo ryawe ni ryo kuri. Kuko abo bantu batereshejwe ijambo ry'Imana.
nibyo bizatuma babona ikigeragezo cyageze maze bagahita bahitamo uruhande ngo rurimo abangana iki benshi. Umva nisomera aya magambo ukuntu yanejeje, ukuntu akomeye bitangaje. Abantu bafite impano ndetse bazi kuvuga neza, bahoze bishimira ukuri, bazakoresha impano zabo mu gushukana no kuyobya abantu benshi, bazahinduka abanzi bakomeye babo bizeraga kimwe. Bazahinduka abanzi bakomeye babo bagenzaga bate? Ubwo byanditse, kuko ariko byanditse niko bizagenda. Bazabanzi bakomeye babo bagenzaga bate? Ubwo abakomeza isabato bazajyanwa mu nkiko gusobanura ukwizera kwabo. Abo bahakanyi bavuye mu itorero, abo bahakanyi bavuye nibo bazaba ari inkoramutima za Satani. Nibo bazaba ari inkoramutima zande, zizarega kandi zikabashinja zikoresheje amagambo y'ibinyoma no kubashyashyariza kugira ngo babateze abayobozi. Icyo gihe cy'akarengane, kwizera kw'abagaragu b'Imana kuzageragezwa bikomeye. Kuzagenza gute? Abo bahakanyi bavuye mu itorero turasomye ngo nibo bazaba ari inkoramutima zande, za Satani. Iyo ikigeragezo kitaraza, abantu bagira ngo kazaza ari akantu koroshye, ariko ijambo ry'Imana riratangaje. Mbese ko dukwiriye kurushaho gutekereza maze tukamenya ibyerekeranye n'iki ijambo ry'Imana rivuga muri iki gihe gikomeye. Ibitekerezo by'abana b'Imana twese bikwiriye kuba bikangukiye kwitegura. Yesu yaravuze ijambo rikomeye ngo maze ibyo nimubibona, Matayo 24, muzubura imitwe yanyu murarame murebe hejuru mu ijuru, kuko gucungurwa kwanyu kuzaba kugenje gute? Yesu yavuze amagambo akomeye, aravuga ngo ibyo bizaba ari itangiriro ryo kuramukwa. Hari aho yavuze ibintu aravuga ngo ibyo bizaba ari itangiriro ryo kuramukwa, hari aho yavuze aravuga ngo ibyo imperuka izaba itaraza. Yabivuze ahantu hagera muri hano, ariko hari naho umwami wacu yavuze ikintu gikomeye. Yaravuze ati ibyo byo nimubibona muzamenye ko umwana w'umuntu aje, ndetse ageze hehe? Ku rugi. Yesu ashimwe. Hari ikintu gikomeye iyo abantu twiga ibyerekeranye n'ihame ry'isabato, hari ikintu abantu birengagiza. Ariko reka mbasomere ikintu muri ibi bintu ku bijyanye no kuruhuka isabato, maze mwumve ibyo ijambo ry'Imana rivuga mu butumwa bwatoranijwe volume ya 3 page 217. Handitse icyigisho kivuga ngo isabato n'amahame ngenderwaho mu kubahiriza isabato. Isabato n'amahame ngenderwaho mu kubahiriza iki? Isabato. Amasahane yo ku isabato amaki abagore n'abakobwa amasahane yo ku isabato. Turasaba abantu bose kutoza amasahane ku isabato, niba bishoboka kwirindwa uko bishoboka kose. Kutagenza gute? Iki kintu gitangaje. Imana isuzuguzwa n'umurimo wari wo wose utari ngombwa ukozwe ku munsi wayo wera. Ntabwo ari ibintu bidakwiriye, ahubwo birakwiriye ko amasahani akwiriye kurekwa ntiyozwe kugeza isabato ishoje, niba bishoboka kwitwararikwa. Yesu ashimwe. Ngaho mwumvise se uko bikwiriye kumera. Ariko hari ikintu gikomeye. Niba umuntu iki kimutsinda, yatekereza ko ate ko azatsinda igikomeye. Reka nisomera amagambo atangaje mu cyigisho cyitwa mu mwuka n'imbaraga bya Eliya. Hari amagambo yantangaje cyane, ngira ngo mbasomere ibyo abantu bazatsinda ikigeragezo. Ariko ndabanza nsome muri Daniyeli igice cya 12. Daniyeli 12. Daniyeli igice cya 12. Nakunze igitabo cya Daniyeli cyane, nigeze kugeraho kubera kugikunda. Igitabo cya Daniyeli ngifata mu mutwe maze ndagikunda bitangaje. Haranditse ngo maze icyo gihe Mikayeli wa mutwaro ukomeye ujya hagarikira abantu bawe azahaguruka. Hazaba ari igihe cy'umubabaro,
hazaba ari igihe cy'umubabaro utigeze kuba uhereye amahanga yabereyeho ukageza icyo gihe. Nuko icyo gihe abantu bawe bazaba banditswe mu gitabo bazarokorwa. Abantu bazaba banditse mu gitabo bazagenza bate? Ikizabarokora si uko bazahagarara bakanga ibintu cyangwa bakabyemera, ni uko bazaba banditse mu gitabo. Bazandikwa mu gitabo barageragejwe. Imana izajya kubohereza kuri kiriya kigeragezo abo bazarokoka yaramaze kugenzura imitima yabo, yaranabahaye umwuka wera, barabonye imvura y'itumba izabatera kugitsinda. Bazajyayo n'Imana ubwayo ibizi ko bazatsinda, bo bagisaba Imana ngo ikomeze ibongera imbaraga, ariko yo ibizi neza ko ubwo ibohereje kuri urwo rugamba bazarutsinda. Abana b'Imana bazagitsinda bazajya kuri ruriya rugamba baramaze gusobanukirwa n'umucyo cyane, ariko abantu bazajya kuri ruriya rugamba batarahawe imvura y'itumba ntibazarutsinda. Urwo rusyo ntabwo bazarusyaho. Maze ikintu gitangaje, Mikayeli azahaguruka, bizaba ari igihe cy'umubabaro utarigeze kubaho. Muri icyo gihe Mikayeli azahaguruka, hari ibintu byanejeje bikomeye, ariko hari n'ibintu byambabaje. Ariko ndasoma amagambo ari hano kuri page 98 maze muri iki gitabo cy'abahanuzi n'abami. Hari naho ijambo ry'Imana ryagezeho rivuga n'ibihugu mu mazina. Ibihugu rirabivuga. Mu bantu batuye batataniye mu bihugu byose harimo batarigeze bapfukamira Bali. Haleluya. Abatarigeze bapfukamira iki? Nk'uko inyenyeri zo mu kirere ziboneka nijoro gusa, abo bakiranutsi bazamurika igihe umwijima w'isi, kandi umwijima w'icuraburindi uzaba utwikiriye abantu. Abantu benshi hari n'ibintu bize bitangaje. Abantu benshi bajya bavuga ati muri icyo gihe cy'akaga bati tuzashikama maze Imana izatwambika imbaraga. Ariko muziga inyandiko z'ibanze, ibyanditswe bivuga yuko icyo gihe cy'akaga kizatangazwa. Igihe cyo kwambikwa imbaraga cyararangiye. Nta hantu muzasoma ko mu gihe cy'akaga abana b'Imana bazahabwa imbaraga. Ikigeragezo gikomeye kizaza igihe cyo kwambikwa imbaraga cyaragenje gite? Nta hantu muzasoma. Umuntu uzasoma ahantu agasoma handitse ngo muri icyo gihe cy'akaga tuzahabwa umwuka wera, azahanyereka nanjye si ukwigeza nkana, nzaba ngeze umugisha wo kuhamenya. Aho nasomye hose handitse ko igihe cy'akaga kizagera abana b'Imana bararangije guhabwa umwuka wera. Ubu iki nicyo gihe cyo gusaba umwuka wera, nicyo gihe cyo kuba imbere y'Imana cyane. Ariko mbabazi, ninde uri hano wabwirwa ngo guhera uyu munsi uhawe ubushobozi bwo kutazongera gukora icyaha akabyanga? Uwabyanga nashyira ikiganza hejuru. None se ninde muri mwe wahabwa ubushobozi bwo kubwirwa ngo ubw'ibyaha ubikunda uhawe ubushobozi bwo kubigumamo by'iteka? Uwabyishimira nashyira ikiganza hejuru. Uwabyishimira nashyira ikiganza hejuru. Ikizerekana yuko nta wabyishimira nuko abantu bazihangana bakamara iminsi bataragikora. Ariko niyo bayimara bagahandaza bashobora kwikingirana mu nzu ngo batagikora, ariko akaguma agatekereza nabi uwo yanga. Intekerezo ntabwo yazishobora kuzigenzura. Ashobora guhagarika ibikorwa yari kuzakorera umuntu nabi, ariko ntahagarika umutima ntahagarika intekerezo ze kubitekereza. N'ubu hari abagabo baba bicaye mu iteraniro imitima yabo iri gutekereza abandi bagore kandi bari kumwe n'abagore babo. Hano barahari. N'ubu harimo n'abagore baba bari gutekereza abandi bagabo bitewe n'agakungu bagirana, kandi abagabo babo bahari. Bakicarana kandi amureba akamusekera, turi n'isheri wanjye nta muntu umuruta, kandi mu mutima azi ko hari undi umuruta. Biranashoboka ko n'abasore n'inkumi bayicaye mukagira ngo ni ijambo ry'Imana ari kureba, kandi mu mutima ari gutekereza ati barasoza ryari ngo njye kurara mvuga kuri telefoni buke. Atarara arasoma Bibiliya na rimwe, ariko akarara avuga akavuga ugasanga ntabwo aceceka. Atararara na rimwe mu buzima, atarabyuka ngo yicara asome Bibiliya, asome igitabo cy'umwuka w'ubuhanuzi ngo avuga ati ndashaka kuvugana no mu ijuru. Nta na rimwe.
ariko akaba azi guhinduranya abakobwa muri telefoni, abahinduranya nk'uko umuntu ahindura umwenda, ahinduranya yongera ahinduranya. Ariko mwiyumvira abantu bazabana n'Imana. Mu bantu batuye batataniye mu bihugu byose harimo abatarigeze bapfukamira Bali, nk'uko inyenyeri zo mu kirere ziboneka nijoro gusa. Abo bakiranutsi bazamurika igihe umwijima w'icuraburindi uzabutwikiriza, kandi umwijima w'icuraburindi ukabudikira abantu. Mu turere twa Afurika, mu turere twa hehe? Hano ni hehe? Turangwa mw'ubupagani. Mu bihugu by'abagatulika byo mu Burayi n'ibyo muri Amerika y'Amajyepfo, mu Bushinwa, mu Buhindi, mu birwa byo mu nyanja, ndetse no mu mfuruka zijimye z'isi, Imana ihizigamiye abatoranijwe bazamurika hagati mu mwijima. Abo bantu ni reserve. Imana irazigamye, ihiziga. Ntabwo handitse ngo Imana izahatoranya. Abo bantu Imana yabatoranyije kera. Bamwe bajya bigisha ngo muri icyo gihe cy'akaga, ibyo bintu twagiye tubyiga igihe kinini, ati hari abantu Imana izahita ifata bagahita bihana, ati b'abapagane, ati maze bagahita bihana. Ariko ntabwo njye ndabisoma nabyo. Ariko simbirwanyije kuko nzi ko byigishijwe igihe kinini, ariko njye sindabisoma. Ariko narabyigishijwe, ariko sindabisoma. Ngiye kubasomera uko ibyanditswe bivuga. Nshuti yanjye, hari igihe umuntu aba ari gutekereza ikintu, ariko ibyanditswe bifite ukundi kuntu bikivuga. Abo bantu Imana izagaragaza mu gihe cy'umwijima ni abantu Imana yahazigamye, ntabwo ari abantu izatoranya uwo munsi. Nimubona igihe cy'ikigeragezo gikomeye kije, mukabona mu mwijima w'icuraburindi urabaye, mukabona igihe cy'akarengane abana b'Imana bari kurenganwa, ntabwo abasambanyi n'abajura bazaba bagifite umwanya wo kwihana. Bazaba barabwirijwe igihe kirekire byarabananiye. Abantu bazaza bakiyegurira Imana ni abari basanzwe barihanye, badasobanukiwe n'itegeko rimwe gusa. Itegeko bazaza babaza ngo isabato ni iyihe ngo tuyubahirize. Bazaza bari gusobanuza icyo badasobanukiwe, ariko aho bazaba bari ngiye kubasomera uko bazaba bameze. Ntabwo bazaba ari abantu basanzwe ari ibihararumbo bakubita abagore babo babahoza ku nkeke, cyangwa ari abagore bahora batongana n'abagabo babo, ngo abo bantu bazavuga ngo muri icyo gihe ngo natwe turabyumvise turaje. Bazaba ari abantu biyeguriye Imana cyane, ariko batarasobanukirwa ngo isabato ni iyihe. Yesu ashimwe. Ariko abantu benshi bari mu kigare bavuga ati muri icyo gihe abanyamahanga bazahita baza. Kuza kwabo niyo baza ntacyo byakumarira. Ariko reka nisomera abo bantu Imana ihizigamiye. Imana ihizigamiye. Mbega ikintu gitangaje. Abo bantu bakazagaragariza neza isi yakanye imbaraga y'Imana ihindura irimo kumvira amategeko yayo. Ndetse no muri iki gihe baboneka mu bihugu byose, mu ndimi zose, mu moko yose, kandi mu gihe cy'ubuhakanyi bukomeye cyane, igihe Satani azakoresha imbaraga ndengakamere kugira ngo atere aboroheje n'abakomeye n'abatunzi n'abakene n'ab'umudendezo n'ab'imbata kwakira ikimenyetso cyo kuyoboka umunsi w'ikiruhuko w'ikinyoma. Babandi Imana yazigamye, babandi bindahemuka, babandi biki? Ayo mujye muyasubiramo. Babandi biki? Musubiremo hano ngiye gusoma. Batabaho umugayo, batabaho uburyarya, babana b'Imana, batagira inenge, bazamurika nk'imurizi muri kirisi. Ngaho nimonyereka niba ari abapagani. Abapagani ni indyarya, barasambana, bariba, barabeshya. Abadusomye haranditse ngo babandi binki, babandi binki, babandi bindahemuka. Ndayasubiramo. Babandi bindahemuka, babandi biki? Batabaho umugayo, batabaho uburyarya, babana b'Imana, batagira inenge. Ushobora kumugenzura ukabura icyo umugaya na kimwe, akaba buri ikintu abura, akaba ari icyo atamenye, ariko uzira yuko atigeze akigishwa.
abo ngabo nibo bazaza basobanuza bati ko twumvise ikigeragezo giheruka cyageze ku isi, isabato ni iki, ni iyihe ngo tuyiruhuke ariko tuzahabwa ubugingo buhoraho. Nicyo cyonyine bazababura, bazira yuko batigeze bayumva. Ariko bazaba barayumvise bakayisuzugura, bazaba barakuwemo. Abazaba barahoze ari abantu b'Imana ariko ntibereshwe ukuri, bazaba baramaze kuvamo. Ikizatera abana b'Imana gukomera nuko bazaba bafite Yesu mu mutima, barakiriye imbaraga yitwa imvura y'itumba, bafite ikimenyetso cy'Imana, bagahagarara bashikamye. Iyo Pawulo ari kubigisha mu Befeso, dore mumaze iminsi muhiga ngo muhagarare mushikamye, abenshi barahasoma hururu, muhagarare mushikamye mwambaye mufite agakiza ngo nk'ingofero, ngo kandi ngo ikigeretse ku bindi ngo mukwese inkweto ngo arizo butumwa bwiza bw'amahoro ngo bubiteguze. Iyo dusoma Pawulo ariya magambo yayanditse mu Befeso igice cya 6, ari muri gereza yitegereza umusirikare wamurindaga, abona inkweto yambaye ifite imbere y'icyuma, abona iyo nkweto ifite impu zigerekeranye, yitegereza uwo musirikare yambaye umukandara w'icyuma, amwitegereje abona yambaye ingofero y'icyuma ipfutse ku matwi ikamanuka hose n'ijosi karipfuka, yitegereza uwo musirikare ukuntu yambaye, maze ahita bigereranya n'agakiza ati mwe mufite agakiza nk'ingofero, ati kandi mukwese inkweto atari zo butumwa bwiza, ati mufite kwizera nk'ingabo. Yitegereza ukuntu yari afite ingabo ku buryo bamurasa imyambi, maze agahita yiranga akoresheje ya ngabo. Ati abana b'Imana bafite kwizera, bagomba kugira kwizera kumeze nk'ingabo. Abana b'Imana bagomba kuba bafite umurongo bariho. Ngiki kintu gikomeye. Maze abantu bo bari kuvuga ngo twebwe tuzahagarara, nshuti yanjye, ibintu byo kuzahagarara mu kigeragezo, abazahagarara mu kigeragezo ubu bafite uko bameze muri iyi minsi, abandi bafite uko baramera, bafite nuko bazamera muri iyi minsi. Mbese turasomye ngo babandi batabaho iki, babandi binyi yemwe. Umva amagambo yanejeje kuri aba bantu, uko ijoro rizarushaho kwijima niko n'abo bantu bazarushaho kurabagirana. Bazarushaho kugenza gute? Bazarushaho kurabagirana. Mwene abani bahagera no koza isabato ku isabato ntibazayose, koza isahane ku isabato ntibazayose. Bimwe namaze gusoma, bazaza bateneye bahita bayibwirwa bati ngiyi isabato ni umunsi wa 7 wasuzuguwe, wavanweho na mutagatifu Silvestri, kandi mwebwe ntabwo mwigeze kuyimenya, ariko Imana ihabwa icyubahiro ubwo muyimenye, kuko bazaba bafite umwuka wera. Isabato bazahita bayisamira hejuru, maze batangire kuyiruhuka, bahagarara imbere y'abakomeye. Icyo gihe abakomeye bazibaza batari ko asaba abantu ni bantu ki. Icyo gihe abantu bazaba bafite imbaraga itangaje ku buryo bazahagarara imbere y'abantu bagasobanura bati twari twarihanye tugira agahinda kuko tutari tuzi isabato, noneho tuyimenyeye twemera gupfa tuyihorwa, tuzahabwa ubugingo buhoraho. Abo bana b'Imana bazaba bambaye ibyanditswe bivuga ngo uko ijoro rizarushaho kwijima, bivuga ngo uko ijoro rizarushaho kwijima uko ubugome buzarushaho. Bati none nubwo mwari mwabafunze, kubafunga bivuyeho ni mubice. Abo bana b'Imana haranditse ngo niko bazarushaho kugenza gute yemwe? Kurabagira. Mwumvise abantu bazatsinda icyo gihe, handitse ngo babandi bihi badahemuka, bindahemuka. None uratwara umuntu ku ipikipiki akakubaza ati none ko ngiye i Remera nangahe, wamwitegereza neza ukabona uwo muntu yaturutse muri Ethiopia, kandi yenda ukabona ubashije kuvugana nawe, uti Remera ni 6,000, maze ukagenda ukamuzengurutsa ukagobyora, cyangwa akagira ngo niyo maze ukayafata ukishima ngo urinda hemuka ngo uzabayo, kandi hari ibiciro bizwi musanzwe mugirirayo. Uramwitegereza ukabona turutse ku Gikongoro epfiriye hahandi bita Isovu, maze ukamureba utubwa ari uw'Isovu, buriya ntabwo ahazi. Wamwitegereza ku birenge ukamureba neza, ukavuga ati byaye byose ubwo yambaye iyi nkweto yaturutse aha, maze ukamwitegereza uti kujya Kimironko ni 3,000, kandi usanzwe ugira y'igihumbi uvuye Kicukiro, ngo none ngo uzaba mu bwami bw'ijuru. Uramwitegereza umuntu arije kugura ibintu, wamwitegereza ukabona avuye mu modoka, yaba afite kontaki mu ntoki, afite
n'ukuntu ari kugenda. Abakire benshi bakunda kuba babyibushye, maze wamureba abyibushye afite umubiri unoze, ukamwitegereza tuyuwe iyi watermelon nagurishaga ibihumbi 3, ndamubwira ko igura 12. Maze nawe koko yamaze kukibona yagikunze. Burya abakire bakunda ibintu byiza, burya mu bareba bakunda ibyiza. Ati nanjye ndemera nkigure njye kugitaka mu nzu, njya ejo ninyitaka imbere y'abandi bakire baje bazabona ari cyiza, kuko wabonye ko atarayireka kandi nawe koko ntabwo ayireka. None ngo uzajya mu bwami bw'ijuru, kandi abandi bibahera 3 ngo urindahemuka. Babandi bindahemuka Bibiliya ivuga ngo batabaho ubuki. Ndasomye ngo batabaho ubuki, batabaho uburyarya, batari indyarya. Hari ikintu gikomeye, ntabwo kuzaba mu bwami bw'Imana ari abantu benshi bifuza kuzaba mu bwami bw'Imana, maze bakumva ni heza, bakumva barahanyotewe, bakumva ni ahantu heza cyane. Ni heza koko, hatera umunezero kuwumva, ariko muzabanze musoma babanjirije. Nimugoroba twaraye tuvuze bake mu batubanjirije kunyura muri iyi nzira, ariko noneho hariho abandi bakomeye. Nimutekereza abantu banyuze muri iyi nzira, si navuga iki muri aba bantu? Hari ibintu dukwiriye kurushaho gutekereza. Abana b'Imana bemeye kujya banyura muri iyi nzira, bose banyuze mu magorwa, ariko bari barereshejwe ukuri. Iby'ijambo ry'Imana ryavugaga bararaga babyemeye. Yesu ashimwe. Turasomye ngo babandi binki batabaho iki, batagira iki, batabaho umugayo, batagira umuryarya. Babana b'Imana ngo uko ijoro rizarushaho kwijima bakarushaho gucanira, akabona inkota iraje imbere ye, uko inkota irushaho kuza imbere, maze ngo akarushaho gushikama, ngo akarushaho kurabagirana. Uko kurabagirana si ukuzamuzamo, ahubwo ni ukurabagirana kuzatutumuka. Ibyanditswe biravuga ngo mu nyandiko zibanze ngo ubuhamya bwabo buzima buzaba bwahembutse. Yesu ashimwe. Muzasome ku cyigisho cyitwa igihe cy'amakuba kiri muri izo nyandiko zibanze, niho muzamenya ibyerekeranye n'uwo murongo. Ariko iyo ikigeragezo kitaraza, buri wese aba yumva azagitsinda. Bamwe n'abasomeye ibyo umuntu wahoraga avuga ko azatsinda ikigeragezo, ariko ikigeragezo kimugezeho. Nasomeye abantu umuntu witwa Jerome, nari nzi ko musoma, ariko aho bigeze ntabwo ndamusoma ndamuvuga. Nasomeye abantu umuntu witwa Jerome. Jerome yari umuntu w'Imana cyane, yari yarabwirijwe ubutumwa na Wikirifu. Jerome yari afatanyije n'uwitwa Huse kwamamaza ubutumwa, ariko igihe Huse Roma yamutwikaga imuziza kwizera kwe, bamumanitse ku rumambo rw'umusaraba maze barakongeza umuriro. Huse ashya ari guhamya Yesu cyane, ariko Jerome bagendanaga aramwitegereza, araguruka ariruka ararenga. Bamufatiye mu mujyi w'i Bohemu, baramugarura. Bamugaruye bati uremera ko kiliziya iri mu kuri, maze ukemera ko ibintu Jerome Huse yabwirizaga nawe Jerome na Wikirifu ari ibinyoma? Undi aritegereza atumva mbabwiza ukuri, ati uwo Huse simuzi, ibintu Huse abwiriza simbyemera, ibintu Wikirifu yabwirije simbyemera nabyo. Ati rwose ubwo butumwa ntabwo nzi, kuko ikigeragezo cyagenje gite. Bati ngaho tubwire, kiliziya niyo ifite ukuri? Arareba akurikije ibyo yari yarize, maze ngo umutima uramugusimbuka urakubita. Mutewe ati ntabwo ifite ukuri. Bati ntibagushyire muri gereza. Uwo mwanya bamushyize muri gereza, bakajya bamuha igikombe cy'amazi ku munsi, bakamuha n'umugati umwe. Maze aragenda arananduka ashiramo, ari muri gereza maze mu mwaka. Ngo intekerezo ze zikorana imbaraga nyinshi, niko nasomye. Ngo ahita avuga ngo Wikirifu yapfuye ahorwa, Yesu azajya mu bwami bw'ijuru. Kandi Huse yapfuye bamutwitse, apfa ari umuntu w'Imana, azahabwa ubugingo buhoraho.
none ngiye gupfa, nzanarimbuka, ubu nzarimbuka, ibyanjye birarangiye. Maze ngo abwira Imana ngo ubwo ushobora byose Mana, mbabarira icyaha cyanjye. Maze ngo abwira Imana ati kandi uzame kuzahagarara imbere y'urukiko rwaho nahakaniye Yesu, maze nzamuhamye rimwe, ninshaka nzapfe maze kumuhamya. Maze muri iyo minsi agiye kubona abona baraje bakinguye gereza, bati ngwino usobanure, noneho kirize iri mu kuri. Aha kugira ngo agisubize ngo arazamuka ahagarara kurari haruguru hejuru kuri aritari hejuru ku ngazi aho ngaho urukiko aho bari bateraniye. Maze ngo arahagarara azamura ibiganza, ngo maze azamuye ibiganza aravuga ati mbere na mbere ndabanza gusaba imbabazi kubw'icyaha nakoze cyo kwihakana umwami wanjye mbitewe no gutinya gupfa, kandi ndatura icyaha cyanjye mbasaba imbabazi yuko nihakanye nkavuga ko ubutumwa bwawe Krifu n'ubwahuse ntabuzi kandi twaragendanaga. Uyu munsi mpamya nkabo kandi mvuga nkabo, ndi umuntu w'Imana nkabo, kandi Yesu bemeraga, nanjye uyu munsi niwe nemera. Maze uwari uyoboye urukiko ahita ahindukira areba mugenzi we ati twiboneye vuba umuhakanyi urusha abandi bose ubuhakanyi. Ngo ahita ategeka ati nimumujyane mumumanike, maze mumumanike ku rumambo, nawe muhite mumutwika. Uwari uje kumwambika igitambaro mu mutwe yaje amuturutse inyuma. Jerome ngo yari yabaye nk'uwagize amaso umubiri wose, maze Jerome ngo ahita amubwira ngo wize unyonyombe inyuma yanjye uje kunyambika igitambaro, iyo ntinya gupfa simba ndaha, ngwino nturutse imbere, ndemera gupfira umwami wanjye nk'uko umwami wanjye yanyitangiye. Maze bamwambika igitambaro bashyira ku musaraba baratwika, maze ngo batangira gutwika ari gusenga isengesho rikomeye. Maze igihe yajyaga gushyira mu mwuka ngo babona mu maso he hararabagiranye nk'aho umumarayika. Babonye mu maso he hararabagiranye ngo babona ijwi rye rirashwekereye kubera gushya umwuka ushizemo, ngo ariko iminwa ikomeza kunyeganyega asenga. Ibyo byanditswe n'umugaturika mukuru kandi abisobanura neza, byanditse mu gitabo cy'intambara ikomeye ku cyigisho cyitwa Huse na Jerome. Kandi hari ikintu gitangaje, maze uwo Jerome apfa ahamya Imana azahabwa ubugingo buhoraho. Ariko igihe kituri imbere nta gihe cyo kwihana kizaba gihari, kuko ikigeragezo kizaza kimeze nk'icyabo, abantu banakorerwa nk'ibyabo, umurongo wo kwihana uzaba waracitse. Reka uyu munsi habeho kwihuta cyane, igihe abantu bamaze bagipfusha ubusa tugikoreshe twirukanka. Ariko abantu bagira batya bagahagarara bati nzaba ndi mu murongo w'abantu b'Imana, nzanesha kandi nzatsinda. Muzabanze musome iby'abagiye babana n'Imana, muzasome ibyabaye Yefuta wavuzwe mu ntwari zo kwizera. Yefuta wagiye ku rugamba rw'Imana, maze akabwira Imana ati ndahiye umuhigo, ikintu kizasohoka mu nzu yanjye ninzava mu rugamba amahoro nzagitanga. Maze akagira ngo hazasohoka ihene cyangwa inka cyangwa intama. Maze Yefuta yava ku rugamba yajya Mona kabona akana ke kagakobwa kaje gakinagira, kabonye se kaje kiruka karamuhobeye. Yefuta ati nahigiye Imana umuhigo, none ko navuze ko nzajya gutamba ikizasohoka mu nzu, none akaba ari umwana wanjye wasohotse mu nzu, none ndabigenza nte? Maze Yefuta arwara agahinda. Ariko Yefuta kuko yari yarabisezeranye n'Imana, ariyemeza ngo ajye gutanga umwana we. Imana yo mu ijuru, abantu basaba mu bwami bw'Imana ni abantu baba bafite imitima yomatanye n'Imana, kandi umuhigo bahigiye Imana bakazawuhigura uko bawuhize. Maze Yefuta abwira umwana we afite agahinda ati genda usezere ku bandi bose mungana, maze uze ngiye kugutamba. Icyantangaje ni uko umwana wa Yefuta atigeze agenda ngo acike, ahubwo kuko yari yarigishijwe Imana yagarutse neza ngo se asohoze isezerano nk'uko ise w'uwo mwana yari yaramaze kurisezerana. Mbese mutekereza ko Yefuta
yari kuba ari gusenga isengesho azi ko umwana we yagiye gusezera ku rungano ngo maze azajye kumutamba, maze Yefuta akaba umurasita kandi akavuga ko azatsinda urugamba. Ariko umuntu agira gutya akaba ari umurasita afite ibimenyetso by'abarasita, yarangiza akavuga ukuntu azatsinda urugamba, kandi abazatsinda urugamba bafite uko bameze, bakurikiza ibyanditse muri Bibiliya, bakurikiza ibyanditse mu mwuka w'ubuhanuzi, ntabwo ari abarasita ahubwo ni abanyamasengesho. Umwanya wo kugira ngo amare umwanya bari kumugira umurasita, uwo mwanya bumara ari gusoma ibyanditswe, ari guhinduranya ijambo ry'Imana. Uko bari guhinduranya inzara bari kujya bamucomekaho, nikundi nawe bari guhinduranya urupapuro rwo muri Bibiliya, ari kujya ruhindura asoma urundi yongera asoma urundi, kugira ngo izina rye rikomeze rigumaho ryanditswe. Nshuti yanjye, abazaraga ubwami bw'Imana imitima yabo iba yomase ku Mana, ntabwo iba yomase ku by'isi. Aburahamu baramusuraga abamarayika, akaganira nabo, akamenyana nabo, bakamubwira ibigiye kuba, akabikurikirana, akabimenya. Navuga ikizi, ibi ni ibintu bikwiriye gutekerezwa. Intekerezo zacu zigakanguka zikomatana n'Imana cyane, kuko abazabana n'Imana ibyanditswe biravuga ngo n'indahemuka batabaho iki cyangwa ubuki cyangwa uburyaryo, ngaba bazabana n'umwami Imana. Reka nsome isomo risoza. Ibintu Imana yandikishije ntawabisoma byose ngo azabirangize, kuko Imana ari nziza cyane, kandi Imana ikaba ari umwami w'amahoro, kuko hari ibintu binejeje kandi bikomeye. Ndagira ngo bafite Bibiliya zanyu murambure mu gice cya 3 cy'ibyahishuwe, igice cya 3 cy'ibyahishuwe. Umurongo wa 21. Unesha nzamuha kwicara nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami. Umurongo ndasoma. Nkuko nanjye nanesheje nkicarana na Data ku ntebe ye. Iyo dusoma uyu murongo Yesu yashizemo akantu, abantu iyo basoma uyu murongo abantu bose barawukunda, bavuga ngo unesha nzamuha kwicara nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami. Uyu murongo abantu barawunezerwa cyane. Ariko hari umurongo basoba, bawusoma ukabasoba abantu benshi ntibawumve. Umurongo uvuga ngo nkuko nanjye nanesheje nkicarana na Data ku ntebe ye. Iyo Yesu ataza kunesha, ntabwo yari kwicarana na Se ku ntebe ye, ariko kuko yanesheje nicyo gituma yicarana na Se ku ntebe ye. Nicyo gituma avuga ngo unesha azamuha kwicarana nawe ku ntebe ye, nkuko nawe yanesheje akicarana na Se ku ntebe ye. Yesu yo n'umwe wasenze amara iminsi 40 n'amajoro 40 atarya, nta cyaha yakoze. Yesu yazindukiraga, yasengaga buri munsi. Mu gitondo yabaga yageze mu rusengero, niko Bibiliya ivuga, ariko mu ijoro yabaga ari imbere y'Imana, ari mu misozi, niko ibyanditswe byo bivuga. Ariko Yesu yu ibihe yagize byo kubana n'Imana, yigeze gucika. Ababyeyi baragenda amara iminsi 3 baramubuze, maze bagiye kumureba bamusanga mu rusengero. Imibereho ye yari yo mu rusengero. Ariko abantu benshi baza mu rusengero ari uko ari ku isabato gusa, bataboneka mu rusengero mu yindi minsi ngo babane n'Imana. No mu ngo zabo ntibahagira igicaniro cyo gusenga mu gitondo na nimugoroba, ngo mu gitondo umuryango uterane usenge, nimugoroba umuryango uterane usenge, biga ijambo ry'Imana, bakava mu kazi bananiwe, bakazinduka bagenda, umwe agenda undi agenda. Uratekereza ngo uru rugamba bazarutsinda ngo bazaneshe nkuko Data yanesheje? Reka Imana iduhe kunesha, Imana itwambike imbaraga. Mu gihe babandi b'indahemuka bazaza, be kuzadusimbura, ahubwo kuko mu ijuru ari hanini, twese tugiye twakwirwayo, twebwe nabo Imana izatubanishe mu rurembo rwayo. Nibyo nsabiye umuntu wese mu izina rya Yesu. Mbese hari umuntu uri hano mu iri teraniro avuga ati, Mwami, nanjye namaze kumenya ko narereshwe ukuri, kandi sinshaka kuzava muri uyu murongo. Ndashaka ko Yesu anyeresha ukuri,
sinzasohoke ngo mwihakane. Akaba ari mw'iri teraniro. Ahaguruke dusenge. Imana ibahe imigisha. Mbese hari undi muntu uri hano avuga ati njyewe ntabwo nari nzi ko isabato ifite uburemere bungana butya, ariko ubw'isabato ifite uburemere bungana butyo akaba ari nacyo kigerageza abantu bagiye kuzageragerezwaho. Ntabwo najyaga nyubahiriza, none guhera uyu munsi ngiye gutangira kujya nubahiriza isabato. Imana impa imbaraga zo kujya nyubahiriza. Atambuka ze hano ndi dufatanye gusenga by'umwihariko. Niba hari nabanguki, ntabwo turatinda. Nkunda guterana ku isabato 94 niyo turaba turi kuririmba. Nisoza turasenga isengesho risoza amateraniro y'uyu munsi. Imana ibahe imigisha nimutambuke. Imana ibahe imigisha nimutambuke. Imana ibahe imigisha nimutambuke. Murakoze cyane. Nkunda guterana ku isabato, kwiga ijambo ry'Imana. Muririmbe muhanike mu majwi yanyu. Ngwino muvandimwe. Huriro rishimwa. Ngwino. Imana ibahe imigisha. Imana ibahe imigisha. Ngwino. Yesu aragushaka. Huriro rishimwa. Ngwino. Iteraniro ryiza ry'abigishwa undutira byose. Haleluya. Ngwino. Ngwino nawe, maze Yesu azaguha imbaraga zo kuzajya wubahiriza isabato, kandi azaguha umwuka wera uzanesha icyaha kandi uzahabwa ubugingo. Ngwino. Nibyo binezeza. Huriro nibyo binezeza. Huriro rishimwa. Niba usigaye ngwino. Birashoboka ko waba usigaye ngwino. Imana iguhe imigisha. Birashoboka ko waba usigaye ngwino. Iteraniro ryiza ry'abigishwa. Ngwino. 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 Aho niho Yesu yantoreye. Ni hano yantoreye, ni mu iteraniro. Maze Yesu ambwiza ijwi rye ryiza. Ni nayo mpamvu abana b'Imana bakwiriye kujya bajya mu materaniro cyane nk'aya, maze bakitoranyiriza ibitunganye, bagatoranyirizwa kuzaba mu ijuru. Ngwino nshuti yanjye. Uwari waraguye akaba ari hano arararikwa nawe naze. Warahoze usenga ukagwa ukagira intege nke, ukavuga uti nagize intege nke nkajya nica isabato, nanjye ndaje nje gutangira bushya. Banguka. Ngwino. Teraniro ryiza ry'abigishwa. Mbega indirimbo nziza we, undutira byose. Huriro. 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 Imana ihimbazwe. Reka dusenge Imana. Mwigire haruguru gato maze mupfukame hano dusenge. Abandi bari mu iteraniro murahera Imana icyubahiraho muri. Turagushimye Imana yacu. Tugushimiye uburinzi watugiriye. Tugushimiye ko waduhaye umugisha. Watugiriye neza muri iyi minsi ishize, ukajya uduha imvura kenshi. None turagusaba ngo ugushe n'imvura y'umwuka wera mu mitima yacu. Abana bawe baje hano imbere turapfukamanye, bazi neza aho bagiye barwana bagatsinda n'aho bagiye barwana bagatsindwa.
ubambika imbaraga. Uyitwambikane twese n'iri teraniro rihagaze, ndetse n'abapfukamye bose, buri wese aho ari umwambika imbaraga. Tuve muri uru rusengero dufashe ingamba nzima, maze tuba abagabo nyabagabo bambaye gukiranuka. Kandi abo bana bawe baje hano imbere bakaba bageze kuri uru ruhimbi, ndabasabiye ngo uzabahe kuhagarara bari kwamamaza Yesu, uzabaha impano yo kubwiriza ubutumwa, maze bakora umurimo wawe muri iyi minsi iheruka. Uzabarinde gusubira inyuma, hamwe n'abiyemeje kuzabatizwa bose bari mu iri teraniro. Imiryango bamwe iraza kubabwira ko bayobye ibabeshya, abandi baraza guhura n'abanzi ukuri maze babashuke kugira ngo babasohore mu murongo w'ibyo bamaze kwemera. Ubagumishe mu ijambo ryawe, ubandike mu gitabo cy'ubugingo. Twese uzaduha amahirwe yo kuzumva amazina yacu ahamagarwa mu bicu, tubisabye mu izina rya Yesu, amen.